Mambo vipi? Ari mbona nkabona sinzayo kabisa. Mwanyemereye se? Sinzajyayo. Muzamwanyishe mwaritse nkazigirayo koko. Cyakujya ariko sinzi niba muzanyemerera. Ntago muzatuma njyeyo kabisa. Ariko namwe ntimuzajyayo. Ntago muzajyayo kabisa. Ni gute wambwira ngo murutazi Joy B ngazajyayo? Reka. Yaba yanyuze hese. Kari njye bajyanayo. Reka nze mbereke ya filime yanyu yayindi twababwiye ko turi kubategurira muri Joy B Entertainment, ndetse dukomeza gushimira abantu bose bakomeje kuza kwitanga tugakina filime muri Joy B Entertainment. Rebe Joy B Entertainment presents rebe hasha ibintu bizadukoraho, ariko tichariko liko we ntago azigirayo tu. Rebe abana barituye bajya ku rugendo batize ku hantu bagiye, ariko ibyabayeho nagahoma munwa. Ibi bisomo Joy B nzabigisha. Rebe byose muri kubona ndetse urukundo rwiganjemo cyane. Episode 1 atufana abonye ibiti hano, umva nta bintu by'ibibazo cyaka hano. Yes of course. Rebe muri wo muranci nyuma we na girlfriend wanjye. Rebe kuba ari muri ibyo shyamba amaraso we zibe ntabwo cyakuvusa kurwanya. Because we had list it. Which we can discuss. Atuva biro ni ibintu twaganira ndetse bikarangira. Iyi filime ntagomba kuza gucika. Nta kintu ubonye. Iyi filime itangiye kuntera ubwoba. Iyi filime kuyicikwa nuba ni gucitse ukamenya yuko igucitse, uzamenye ko na Yesu azaza ugasanga udahari. Iyi filime ukabona igucitse yiswe Dangerous Zone, izaca kuri Joy B Entertainment. Dore ukuntu abana baryinjiye. Joy B Entertainment presents Dangerous Zone. The Dangerous Zone. Umva. It was around 2 p.m. Uti hari saa munani. Byose byabaye saa munani. Nibwo bafashe urugendo. Dore mu ishyamba. Ishyambani katikati. Yake ibintu. Reka mabwire ngo iyi filime ntagomba kuzabacika, ndetse ngomba kuzaza muri launch yayo. It was around 2 p.m. izasohoka ari ebyiri. I was behind. Bakunda filime ziri mu rurimi rw'icyongereza izabatakaraho iri mu cyongereza, naho abakunda izisobanuye izabageraho twayisobanuye. Ariko ibintu hari gendeba. Hari gendeba hasanga ntago tuzajyaho kabisa, kubera ko akagatwiko muzamwara twishe. Iyi filime nta kwireba ufite radio itameze neza, itari muri good condition. Ibaze yuko ibintu byose ni muri episode 1. Ibi bintu mubona tuzagerayo? Ntago tuzajyayo.